mukomere mugire amahoro. Ya nzanywe n'ibintu bibiri hano, ariko mbere yuko mbivugaho reka mbanze mbabwire ko ibihano bitutumba kandi dukwiye gucana ku maso tukamenya uburyo tubibana nabyo. Ndumva uyu mugoroba ntabashe kugira icyo mbivugaho cyane, ariko nibishobora ejo nzabaganiriza. Ariko nshimye ko mbere yuko ngira icyo mvuga gisubiza kuri video nakoze mu minsi ishize, nabanza nkababwira ibintu bibiri gusa, ibintu bibiri ubundi nkigendera. Ndashima kandi nenge. Reka duhere ku kunenga. Ndanenga umuntu wese warebye video yanjye akumva ko igisubizo ikwiye ari igitutsi, numva aciriritse. Umuntu wese utukana nuko nta kindi gisubizo aba afite ku bibazo yabajijwe cyangwa ku biri kuganirwaho. Rero uwo muntu aba ari kuri nivo yanjye yo kuganira nawe. Niyo mpamvu nababwira nti ntibinca intege, nta n'icyo bintwara, ndabisoma nkibona igitutsi mpita nkumanura, nta kintu biba bimbwiye rero. So muri make rero, nimba uzi kutukana urata umwanya wawe ubusa, icyo ni kimwe. Ndanenga kandi abantu bafashe video yanjye aho kugira ngo bandike, cyangwa niyo yaba yaranditse agaca inyuma akayohereza abandi bantu azi bafite ijambo runaka kuri jyewe, ukayoherereza umufasha wanjye, ukayohereza umubyeyi wanjye, ukayohereza umuvandimwe wanjye, ukayohereza umuonkere wanjye cyangwa umutante, ukambwira dore umwana wanjye ibintu arimo. Uyu mwaka nzuza imyaka 40, ntabwo mbihisha ko ntamya, murabizi. Nditunze, ibi nigeze kubibwira Kasuku. Imyaka maze ntaba iwacu, imyaka maze nta wundi muntu ushinzwe imibereho yanjye usibye njye ubwanjye, numva biciriritse cyane kujya kuntaranga muri ubwo buryo. Nimba hari ikintu navuze udakunze, byaba byiza unyegereye rwose. Harimo n'abo nzi kandi nubaha kandi nkunda, namwe munzi, ntimubifate personal, mwumve ko bidakwiye. Bamwe nuko munzi nyine ndi mutoya mugakeka ko ubu nyimeze gutyo, cyane uko muzi uburyo nyine nikundira abantu mukabiprofita, mukumva ko mugomba kumbwira ibyo mushatse. Mbabwiye ngo burya si buno, ntabwo mushaka kumbwira uko ntekereza, kandi nta n'undi muntu ushobora guhindura uko ntekereza. Byaba byiza ibintu byabera hano kuri Facebook, ibintu byabereye kuri YouTube cyangwa ahandi hantu birangiriye aho, cyangwa kuri Space. Nimba hari ikintu navuze kitagushimishije, nyandikira. Bamwe mufite nimero zanjye, uzishakana nazimwa, nta banga ririmo. Abo cyangwa ugakora comment hano hasi, usibye ko video ishize yabaye viral ku buryo ntigeze mbona uko nsubiza comment zose nabonye. Aho ndisegura, ntabwo nari menyereye gukora video ngo abantu baze kwireba bageze ku 100,000. Ndumva sinasubiza ibintu byose, ariko numva aribwo buryo twaganiramo. Ahandi ho rwose murashywa n'ubusa. Ibintu nemera mbivuga ku karubanda kuko niko mbyumva. Uwo bibangamira ajye yihangana, ntabwo nzahindura uko nteye kubera mwebwe. Buri wese yiberaho, kandi ibitutsi usibye kuba nabica amazi, nta n'ikindi kintu bikwiye mu buzima bwanjye. Cya kabiri, nje gushimira abantu mwese rero mwakunze ibyo nakoze kandi mukanyereka ko mubishyigikiye. Mwansabye gushinga channel n'ibiki, abantu babijyanye kuri YouTube. YouTube si yanjye, cyakora hari ibyo nashyize ku musanzu. Buriya ndaza gushyira ingufu wenda muri YouTube, tuganire, tujye tuganira wa mugani, nimba binashoboka abantu babyaza umusaruro. Ariko si objectif mfite. Icyo nshaka nuko mubisangiza abandi, bisangiza abandi, ntacyo uhinduye. Kandi umva ashaka kumvugisha, amvugishe ku giti cyanjye, ntacyo bintwaye na gatoya. Ababikunze mwarakoze, gusa nagize ubwoba. Nabonye ko mugifite ubwoba namwe bwo kuvuga ibyo mwemera, kuko uranyandikira ibintu ukambwira ngo simbivuge, sinkuvuge, singire ne. Ndakubaha, ndabaha igitekerezo cyawe, ariko mugire tuve muri ubwo bwoba. Iriya video nyikora nayikoreye ikintu kimwe gusa, nubwo nagiye hanze nkajya mvuga ibindi bintu ku ruhande, ariko objectif yari imwe, kwari ukuvuga ngo perezida wacu nitwe twamugize ikidabashwa. Birababaje kuba tugira abantu bakora accident bagapfa muri bisi bagashira. Perezida wacu ntandike itangazo hapora imiryango yagize ibyago, kandi tukaba tuzi ko ajya hapore ibindi bihugu. Nge rero agasuzuguro ke ntago nkakunda.
ibintu byo kwigira umuntu wa danjure hariya kandi ahubwo ari njye wamugize icyo ari cyo. Ye njyewe nawe nitwe twamugize ikitabashwa. Nongere mbisubiremo, Perezida Kagame atari perezida w'u Rwanda yaba ari umuntu usanzwe akadomo, nta kindi. Yaba ari umuntu usanzwe uciriritse, wenda ufite ibindi bintu ashoboye, ariko ntiyaba ari ikitabashwa nka kuriya ameze. Ibyo rero birambabaza kumva utazi uburenganzira bwawe, kumva utazi impamvu Kagame nyuma y'imyaka 7 buri gihe agaruka kugusaba ijwi kugira ngo ubutegetsi bwe bugire ijambo. Kuba utarabona ko Kagame bamwakiriye, bamwakira nka perezida w'u Rwanda, ntabwo bamwakira nka Papa Cyomoro, umugabo wa Jeannette Kagame. No, dukwiye rero kumuryoza ibintu adakora neza, dukwiye kumusaba ibyo agomba kudukorera. Ibintu byo guhora dukoma amashyi ntabwo bigaragaza ko turi civilize. So objective yayo y'iriya video yacyari icyo, usibye ko nagiye hanze gato nkajya nkora ku tundi tuntu dutandukanye two mu buzima kubera n'amarangamutima. Numva ari uburenganzira bwanjye kubakangura no kubereka uburenganzira mufite, kuko byaba bibabaje kumva utazi imbaraga ufite kandi wakazikoresheje kugira ngo tugire igihugu cyiza. Na Kagame abamo yishimye, n'abana be babamo bishimye. Nta cyiciro na kimwe ntazabwira, niko nabaye. Munyihanganire rero abatabimenyereye, rimwe na rimwe nzakoresha amagambo akakaye, ariko numva ari umukoro nihaye ko buri gihe nguye kujya nkubaganiriza nkabereka ko muri ab'agaciro. Kagame akomeye kubera mwebwe mufite igihugu, dufite gakondo imwe rutoki. Hano sogokuru na sogokuruza na sogokuruza wa sogokuru bahambye niho iwacu, niho iwanjye, niho nita iwacu, niyo gakondo rukumbi mfite. Iki gihugu ntuye ni cyiza pe, gifite ibintu byinshi, ariko si iwacu. Ndahacumbitse, nabona ubwenegihugu ntabubona, nagira nte whatever. Iwacu ni mu Rwanda, icyo gihugu cyanjye. Perezida wacyo ni perezida wanjye. Nkwiye kubwira umunyarwanda wese ko uri ari perezida wanjye. Kandi njyewe niyo nagira Imana nkabaho ubuzima bwose bushoboka bwiza, ariko se babyara banjye bose, inshuti zanjye twiganye, izo twabanye, izo twakoranye, abo twakuranye, niba pfa cyangwa nibagirirwa nabi cyangwa niba ahangayika, nta ngaruka bizangiraho nk'umuntu. Nta ngaruka bizangiraho nk'umuntu. Njyewe undeke n'abana banjye bareke, n'umuryango wanjye ureke wenda. Ariko se ukeka ko njyewe niberaho gusa? Ukeka ko njyewe ku giti cyanjye ari jye jyenyine njye ureba hano? Ibyo ntabwo ariko bimeze. Mfite ibindi bice, mfite andi mashami, mfite inshuti magara, mfite abaturanyi, mfite urusengero nsengeramo, mfite abaskuti dukorana, mfite ibintu byinshi. Ndi umuntu mugari muri make, nkuko nawe uri umuntu mugari. So njyewe nireba ku giti cyanjye nkabona ibintu bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi, tuzariha igiciro gikomeye. So mumbabarire rero, ngiye hanze yabyo, ariko dushaka gufata akanya tukavuga ku kintu kijyanye n'ibihano, kuko biratwugarije kandi birashyira igihugu cyacu mu bibazo, ku buryo turisika kuzagira ikibazo gikomeye, umwana wanjye nawe bagahangayika. Twibukiranye ko hari abana b'Abanyarwanda bari kugwa muri Congo. Ku bw'amahirwe leta yacu irasabwa ikintu kimwe gusa, kurekura M23 no kuva muri Congo ikareka kiriya gihugu kigatera imbere nk'ibindi, kikiyubaka, nta kindi. Ubwo rero ibihano nibiramuka bifashwe nk'uko biri gututumba, kandi mbona bizafatwa, mwitegura ingaruka. Leta yashyize ingufu nyinshi mu kubica amazi, twereka ko ari ibintu biciriritse. Ndagira mbabwire ngo irababeshya, bifitiye gihamya. Ubwo tuzabiganiraho neza, none wenda ntibiri bukunde, cyakora ejo nzashaka akanya tubiganireho birambuye, mbereke ko turi muri risiki, kandi iyo risiki izagira ingaruka ku rubyaro rwacu, ku nshuti zacu, ku bana bacu. Rero navuga ko muri make ari iyo mpamvu y'iyi video ntoya nkoze, akibaye ndende. Ntabwo ariko nabishakaga, nshaka kubabwira gusa ngo mukanguke, mukunde igihugu cyanyu, mumenye uburenganzira bwanyu, mumenye ibyo mwemererwa, mumenye ibyo mugomba kuvuga, kandi tudasakuza mu gihe tugiriwe nabi. Nta mpamvu z'uko utugiriye nabi azabireka, sibyo? Ikindi, nibera abantu nagaye bikosore, ako nabashaka babireke, ntacyo bintwaye. Abo turi kumwe bo dufatanye, kuko igihugu ni icyacu, ntawe tugisiganya. Murakagira Imana, murakagira u Rwanda mwigengaho. Peace.